tukwinginze twiyoroheje uduhe gutega amatwi umwana wawe w'ikinege kugira ngo dushobore kwitwa abana bawe kandi tube koko kandi tube bo koko ku bwa Kristu umwami wacu. Kristu Yesu akuzwe. Hakurikiyeho rero igikorwa cyo kubasabira. Mbere yuko dupfukama ndagira ngo mvuge amagambo abiri. Irya mbere nuko dushoje igihe cya Noheli, uhereye ejo tuzaba twinjiye mu gihe gisanzwe cy'umwaka wa Tirijiya. Icya kabiri mbabwira nuko tugiye kurangamira Nyagasani tumwizeye kugira ngo adukorere ibitangaza nyine, adukize nk'uko yakizaga abo mu bihe bye. N'uyu munsi Yezu arakiza, niwe uhindura amateka, niwe ukiza ibikomere, kandi yarabikoze kuva kera na kare, na n'uyu munsi rero arabikora. Tubasabire mufite ukwemera n'ukwizera. Isengesho tuza kubaturira namwe muryiturire musaba Nyagasani kubakiza, mumusabe kubagirira neza, kandi bye kuba iby'uyu munsi gusa, ahubwo n'ikindi gihe mujye mumusaba, kuko tuzi ko usabye wese arahabwa, usenze wese arasubizwa. Tugiye kubasabira ariko namwe muzajye mwisabira. byose bikomeye dufite mu mitima yacu tubimuture. Igihe tuza kuba turi kuririmba izina rya Yezu, buri wese avuge mu ijwi ryumvikana, asabe Nyagasani Yezu amwiture, ature isengesho afite ku mutima, amusabe kandi taretse no kumwereka icyifuzo gikomeye twaye ku mutima wawe, icyo wifuza ko gihinduka n'icyo wifuza kugeraho. Duce bugufi rero, ababishoboye batabishoboye, turi ubundi buryo bwo guha Yezu icyubahiro. Uri umwami mwiza rwose, Yezu mwana w'Imana, mubami uri ndongozi, ntawe mutamwimitse. Kristo n'umwami w'abantu, nyir'ingoma zose z'isi, niyo wawe urumuri nyarumuri, rumurikira abantu, ni wowe turusangana, wowe soko Kristo n'umwami w'abantu, nyir'ingoma zose z'isi, niyo wawe uri umunyampuhwe Nyagasani Yezu, udufitiye impuhwe no muri aka kanya. Uraje Nyagasani
kuko uzi ibyatubayeho, uje udusanga kuko uzi amateka yacu, uzi intambara urugamba turwana buri munsi, ariko tukanga tugatsindwa. Umutsindo wawe Nyagasani Yesu ntushobora gusubiza byose mu buryo. Twiringiye impuhwe tugirira zituma dutsinda hamwe nawe. Muri aka kanya mu isengesho ryacu tugutuye imitima yacu, tugutuye impungenge yacu, gushidikanya ibyo tudashoboye, tubyifuza, tunanira kureka, ndetse n'ibindi byose bitugora. Tubishyize hamwe, turabigutuye, tuzirikana ko ububabare bwacu ushobora kuzimirira burundu mu mpuhwe zawe. Turakwiringiye Yesu, turakwizigiye Yesu. Mpuhwe z'Imana uyobora rijimije ry'ubutatu butagatifu, turakwiringiye. Mpuhwe z'Imana ugaragaza ububasha bwayo buhanitse, turakwiringiye. Mpuhwe z'Imana we waremye roho zo mu ijuru, turakwiringiye. Mpuhwe z'Imana wo tuvana mu busa ukadushyira mu buzima, turakwiringiye. Mpuhwe z'Imana wo genzura isi n'ikirere, turakwiringiye. Mpuhwe z'Imana wo duha ubuzima bw'iteka, turakwiringiye. Mpuhwe z'Imana wo turinda ibihano twari dukwiye, turakwiringiye. Mpuhwe z'Imana wo dukura mu makuba duterwa n'icyaha, turakwiringiye. Mpuhwe z'Imana wasakaye ku isi muri jambo wigize umuntu, turakwiringiye. Mpuhwe z'Imana wagaragajwe by'umwihariko n'ibikomere bya Kristo, turakwiringiye. Mpuhwe z'Imana uva mu mutima mutagatifu wa Kristo, turakwiringiye. Mpuhwe z'Imana waduhaye Bikira Mariya mutagatifu ngo atubere umubyeyi w'impuhwe zawe, turakwiringiye. Mpuhwe z'Imana muri Kiliziya y'isi yose, turakwiringiye. turakwiringiye. Mpuhwe z'Imana wosotse kandi usendereye mu isakaramento rya batisimu n'iry'imbabazi, turakwiringiye. Mpuhwe z'Imana utagira urugero mu isakaramento ry'ubusaserdoti n'iry'ukarisitiya, turakwiringiye. Mpuhwe z'Imana uduhamagara, turakwiringiye. Mpuhwe z'Imana we muhoza w'imitima ifite intimba, Mpuhwe z'Imana we mizero y'abihebye, Mpuhwe z'Imana wo duhora iruhande, Mpuhwe z'Imana wo tumenyesha ingabire zawe, Mpuhwe z'Imana we mahoro y'abasamba, Mpuhwe z'Imana wo turinda umuriro w'iteka, Mpuhwe z'Imana we worohereza roho zo mu purugatori, Mpuhwe z'Imana we bwiza buhimbaza abatagatifu bose, Mpuhwe z'Imana we banga ridahezwa ry'ukwemera, Mpuhwe z'Imana we soko idakama y'ibitangaza. Imana ni nyampuhwe kandi ni nyiribambe, kandi ikagira urugwiro, niyo mpamvu nzaririmba impuhwe za Nyagasani ubuziraherezo. Dusabe. Nyagasani Mana wogira impuhwe zihebuje, ukagira n'imbabazi zidashira, turebana ubwuzu, maze utwongeremo ibikorwa by'impuhwe zawe, turinde kwiheba, kabone n'ubwo twaba mu magorwa akabije, ahubwo duharanire ugushaka kwawe gutagatifu. Ko rukundo n'impuhwe tubigiranye ukwizera kudahwema kwiyongera, tubigusabye ku bwa Nyagasani Yezu Kristu, umwami w'impuhwe, ufatanya nawe na Roho Mutagatifu kutugaragariza impuhwe iteka ryose. Amaraso n'amazi byavutse mu mutima wa Yezu, soko y'impuhwe atugirira. Amaraso n'amazi byavutse mu mutima wa Yezu, soko y'impuhwe atugirira. Amaraso n'amazi byavutse mu mutima wa Yezu, soko y'impuhwe atugirira. Abana b'umubyeyi umwe, twishyire mu biganza by'Imana Data udukunda, ububyeyi bwose bukomokaho, tumwiyegurire n'aho ababyeyi bacu baba bataratureze uko bikwiye, aho baba barananiwe
kudufasha ngo dukure neza baba baratubabaje, twongere tubabarire kandi twishyire hamwe nabo mu biganza by'Imana Data udukunda. Dawe ndakwiyeguriye, oresha icyo ushaka cyose, icyo uzangenera cyose ndakigushimiye. Mana yanjye, nta kindi nifuza kitari uko ibiremwa byawe byose twese dukora icyo udutegeka. Roho yanjye nyishyize mu maboko yawe, ndayiguhaye Mana yanjye, nyiguhaye mbikuye ku mutima kuko ngukunda, kandi urwo rukundo runteye kukwiyegurira, nkishyira mu maboko yawe bidasubirwaho, mbigiranye ukwizera guhebuje kuko uri Data. Amen. Tugiye kuririmba izina rya Yesu, n'umwanya wacu wo kurangurura amajwi yacu tukabwira Yesu ko tumuhamagara tumuririmba, arahari kugira ngo atwumve. Ntuterwe isoni n'uko uri iruhande, bana na Yesu wawe waje gusanga. Yesu, 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 Yesu. Rangurura ijwi, bwira Yesu akababaro kawe, muture ibikomere wagize, muture inkoni wakubiswe, guhemukirwa, gucishwa bugufi n'ibindi byose. Bimutura, arahari ngo agukize. Mwiyegurire, umwegurire ubuzima bwawe. Yesu, 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 Nyagasani Yesu, tuzi ko uri Imana, ko kandi wigize umuntu ukatwigaragariza, n'ubu ukaba uri hano muri iri sakramento ritagatifu ry'Ukarisitiya, na buri wese muri twe nitabire na koro utuyemo. Turagusingiza Yesu, turagushengereye Yesu, turagushimira Yesu ko waje muri twe. Koko rero arahirwa mu maso yacu abona ibyo turuzi, n'amatwi yumva ijambo ry'agakiza utubwira. Icyatumye umanuka mu ijuru ni twebwe no kugira ngo dukire. Shimirwa Yesu, shimirwa Yesu, wowe soko y'ubugingo. Mu izuka ryawe watsinze urupfu, udutangariza ubuzima. Turagusabye ngo umenye abatabwifitemo. Yesu umukiza wacu, Yesu, menya abafite ububabare bw'umubiri, utabare n'abugarijwe na roho mbi. Batabaza ububasha bwawe maze ubereke impuhwe zawe.
bakozeho ikiganza cyawe gikiza, bakingurire umutima wawe w'impuhwe, bagarure ubuyanja. Komeza ukwemera kwabo, bakingurira imitima yabo, bakire urukundo rwawe, bayumvemo ibyishimo byo kwibanira nawe. Nyagasani Yezu, Yesu, Yezu umukiza wacu, Yesu, Yezu mwiza, Yesu, bakize kandi ubahe n'imbaraga zo kukubera abahamya. Kubw'ibikomere byawe bitagatifu, bakize ibikomere byabo, bakize Yesu, bakize uburwayi bwabo. bakize Yesu, Yezu mwiza, Yesu, Nyagasani Yezu, Yesu, twizeye urukundo rwawe. Kubw'amaraso yawe matagatifu, bakize umuze mu mibiri yabo. bakize Yesu, Nubwo nta mbuto z'isengesho ryacu tubona muri aka kanya, turabikubwiye kuko tukwizera. Bakize umunabi mu mitima yabo, bakize Yesu, bakize umunabi uturuka ku bikomere, bakize umunabi uturuka ku byo babwiwe, bakize umunabi uturuka ku byo babonye, bakize roho mbi izo arizo zose, baha ubuzima bwuzuye Nyagasani. Kubw'umubyeyi wawe Bikira Mariya, wababaranye nawe igihe yari iruhande rw'umusaraba, no kubw'inkunga ye kuko wamuduhayeho umubyeyi, kiza abarwayi bari hano, abarwayi ku mutima, abarwayi ku mubiri, abarwayi mu mitekerereze, n'abadusabye kubasabira bose. Nyagasani Yezu, Yesu, ububabare bwacu bwose warabwakiriye, ubushyira muri wowe, maze kubw'ibikomere byawe tugakizwa. Yezu mwiza, Yesu, tukwerekanye ukwemera abarwayi bose dusabira, hamwe n'abadusabye kubasabira bose, abadusabye kubaturira isengesho batari hano, yewe n'abadukurikiye bose kuri YouTube channel. Turagusaba ngo bakize, maze basubirane ubuzima bwiza. Girira ikuzo ry'Imana nzima, ukize abavandimwe bari hano bose. Hindura amateka yabo Nyagasani, kiza ibikomere byo ku mutima, igikomere cyo ku mubiri nacyo gikize, n'ubundi burwayi bwose bukomeye, bakize Yesu, nta burwayi udakiza. Baho ukwemera gukomeye n'urukundo rwirekuye, bakirana ubwuzu ingabire ubahera hano zose. Bongerere ubushishozi, babone ikuzo ry'izina ryawe mu bitangaza udahwema kudukorera. Yezu mwiza, Yesu, bahe guhumurirwa n'ubuntu bwawe, imitima yabo ihumurizwe n'ibimenyetso by'urukundo rwawe. Ibyo byose turabigusaba kuko uri Yezu, uri umushumba mwiza, twe tukaba intama zo mu bushyo bwawe. Tugushimiye ibyo ugiye gukorera muri buri muvandimwe uri hano. Urakoze Yezu, urakoze Yesu, urakoze kuko urimo ukiza abavandimwe bari hano barwaye ku mutima no ku mubiri, bakagusanga ubasanganiza impuhwe zawe, bakagukingurira imitima yabo, ukayuzuzamo urukundo rwawe. Yezu mwiza, Yesu, turagushimiye kubera ibyo ukorera muri iri sengesho ryahariwe gusingiza izina ryawe, abantu bose barikirizwemo. Iri sengesho ryacu Yezu w'impuhwe nyinshi riri gutahe ku mutima, amaraso yawe matagatifu arihanagureho ubwandu bw'ubwirasi bwacu. Umusaraba wawe mutagatifu guhuze n'abarwayi dusabira, natwe turi gutuye, maze umutima wawe w'umushumba mwiza uvugire kubw'iri sengesho mu mutima wa buri murwayi. Yezu mwiza, Yesu, izina ryawe risumba ayandi mazina. Yezu nyir'impuhwe, icyubahiro, ibisingizo n'ikuzo ni ibyawe. Ubana n'Imana Data mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, kuko ibihe birabisimburana iteka. amen.
Nyagasani Yesu, Yesu Nyirimpuhwe nyinshi, dushimishijwe nuko waturaritse muri ibi byishimo, muri ibi birori byo guhimbaza batisimu yawe, tunazirikana ko waduhaye akanya ko kwitekerezaho, tuzirikana kuri batisimu twahawe. Yesu mwiza, ugiriye ko watwibukije ko batisimu itugira ibiremwa bishya muri wowe, tugapfa ku cyaha tukagira ubuzima bushya. Uyu munsi utugira ibiremwa bishya muri wowe, ukize ibintu byawe byose byadukomerekeje mu buryo bunyuranye, uduhe kwigiramo ubuzima budashikamiwe n'amateka twaciyemo, twongere tubeho mu bwigenge no mu bwisanzure bw'abana b'Imana, dufashijwe n'impuhwe zawe. Yesu mwiza, girira ko wabayeho amezi 9 mu nda y'umubyeyi wa Bikira Mariya, ureba abari hano bakomeretse muri icyo gihe cy'amezi 9 mu nda y'ababyeyi babo, ababayeho mu mibereho mibi, ababyeyi babo batotejwe, abo bahuye n'ibigeragezo bitandukanye, abihakanywe na base, abatereranywe, abishwe n'inzara n'andi magambo mabi bavugiweho bikabatera kubaho batabona icyizere cy'ubuzima. Nyagasani ukize ibyo bikomere, ugire impuhwe zawe. Girira Nyagasani ivuka ryawe ryateye isi n'ijuru gusagwa n'ibyishimo, kuko ibonye umukiza. Ukiza abakomerekejwe nuko bavutse, uko bakiriwe, abatereranywe, abataharahawe agaciro, abapfobejwe, abigijweyo, ab'imiryango yahaye akato, abo babuze urukundo rw'ababyeyi babo, bakabura urukundo rwa papa, bakabura urukundo rwa mama. Abo bose ubuzima bukomeye bwabakomereye mu gihe cyo kuvuka kwabo, haba mu muryango nyirizina hagati ya se na nyina ndetse no mu miryango migari. Ibyo bikomere bakuriyemo, bavukiyemo, uko bisanze, ubikirisha impuhwe zawe. Utuma uyu muryango uri hano wongera kukubona. Ababyeyi babo batahembwe, abo ngabo bahawe amazina mabi, abo ngabo batinze kwita kubera uko bari bababonye baje bameze uko bababona inyuma, ukize ibyo bikomere byabo. Abo babonaga batazabaho, batazakomeza ubuzima, abo babonaga batizeye kubaho kubera uko ibibazo basanzemo imiryango. Kiza ibyo bikomere byose Nyagasani, ugiriye ikuzo ryawe. Yesu mwiza, ugiriye uko wabayeho, ukagirira igikuriro cyawe. Ibyanditswe bitagatifu bitubwira ko wakuze ushimisha Imana n'abantu. Nyagasani ukiza abo ngabo batashimishije abantu, bakisanga mu nzangano zikomeye z'imiryango. Abo ngabo bahoraga babuzwa kugira aho berekera ngo batabavutse ubuzima. Abo babwirwa ko barahawe ibishobora kubambura ubuzima mu buto bwabo, n'ibindi byabagaragarije urwango bagiriwe n'isi bisanzemo. Ukize ibyo bikomere byose, ukize ababyeyi babo bahoraga mu ntonganya, ukize abo aho bakuriye bagerageza kuvuga bakabacecekesha, bakababwira amagambo abereka ko ntacyo bafite cyo kuvuga. Abo babuze aho bavugira, abo bababaye badafite abo baririra, abo ngabo batereranwe mu buryo bukomeye. Ukize ibyo bikomere byose Nyagasani, ugiriye ikuzo ryawe. Ukize abakoreshejwe imirimo igoye, abakubiswe inkoni cyangwa bagahabwa ibindi bihano by'umurengera, ubakirisha impuhwe zawe Nyagasani Yesu. Kiza abatarashoboye kwiga, barabishakaga bakabibuzwa n'ubukene bw'imiryango yabo. Kiza Nyagasani abo bose uko babanye n'urungano, abo bagiye bahabwa amazina batesha agaciro, abo bashyizwe ku ruhande n'abantu banyuranye, abo bigana cyangwa se abarimu bahure nabo, abantu bose washyize ku nzira y'ubuzima bwabo bakagira uburyo butandukanye bwo kubakomeretsa. Ukize ibyo byose bibuka bagasuka amarira. Nyagasani ubabe hafi, wongere ubasubize ubuzima, wongere ubigarurire,
wongere ubabohore, wongere ubaha amahoro. Yesu mwiza, iyo umuryango wawe urakurangamiye, ufite byinshi wakubwira, ababonye ababyeyi babo barwaragurika, abo barwaye si indwara zikomeye, ubu bakirisha impuhwe zawe. Abafite uburwayi baje kugutura ububakize Nyagasani, bwaba ari ubwabo ndetse n'ubw'ababo basize inyuma, ubakirisha impuhwe zawe. Ababonye ababyeyi babo bitwara mu buryo budasobanutse, abasinda, abarwana, abavuga ya magambo y'urukozasoni, ibyo byose bigenda bibabaza umutima wabo, ubibakirisha impuhwe zawe. Yesu mwiza, uhe buri wese uri hano guhura nawe, kugira ngo iki gihe cyo kuhimbaza ubwo buzima bushya dukesha batisimu, abana bawe bongere baronke umucyo urutanga, bongere babone ubuzima. Ukize abari hano bafite ibibazo by'ubushomeri, abize bakabura akazi. Ukize abari hano bafite ibibazo byo kuba batinze kubona umuhamagaro, ubakirisha impuhwe zawe. Urebe n'ababyeyi barimo bafite ibibazo byo gutinda kubona urubyaro. Nyagasani, byose biragushobokera, ibyo bikomere byose ubikize. Isengesho buri wese yaje kugutura akubone Nyagasani, kuzo ryawe ryigaragarize buri wese, ububasha bwawe nibugaragare Yesu. Yesu mwiza, wemerere uyu muryango ugupfukamiye, kugira ngo wigaragarize abo bose bafite ipfunwe ry'ibyaha bagwamo umunsi ku wundi, bakaba badatinyuka no kukureba mu maso, bananirwa kugira isengesho runaka bazamura kubera ko batifitiye icyizere, kubera ubuhemu bunyuranye. Ukize ibikomere bishingiye ku byo byaha bikomeye abantu bagiye bagwamo, ubahe n'imbaraga zo kubyiganzura. Nyagasani, abana bawe bari hano bakubone. Ukize kandi nabo babaho mu myitwarire igayitse, ababagaho mu businzi, ababagaho mu busambanyi, ababagaho mu kinyoma, abashaka kwigaragaza uko batari, abateranya abandi. Ukize bagiye bakora ubujura na n'uyu munsi babukora. Izo ngeso mbi zishikamiye abana bawe, ubabohore Nyagasani, ugira ikuzo ryawe. Ubohora babaho mu biyobyabwenge, abo ngabo imiryango itinya kugirira icyizere kubera iyo myitwarire idasobanutse, bababona nk'abananiranye. Ubahindure Nyagasani, uru rugendo buri wese arimo rumufasha guhura nawe, agira imbaraga zo kwiganzira icyari kimushikamiye. Ukize kandi ingaruka ibyo bikomere byagiye bisiga mu mibereho y'abana bawe, abahorana agahinda, abigunga, abavuga nabi, abashakira ubuzima mu bidakwiye, abo bose ubabohore Nyagasani. Ukize abo batekereje bakageza naho bumva kubaho bibarutira gupfa, abatekereje kwiyahura, ubakize Nyagasani. Ukize Nyagasani abo ngabo bafashe ibyemezo byo kutababarira abo bagiranye ibibazo, ukize abo bafashe ibyemezo byo kwihorera, abafashe ibyemezo byo guhangana mu kibi, abagira ishyari, abagira umutima mubi mu buryo butandukanye. Ibyo byose ubikirisha impuhwe zawe, uyu muryango wawe ukubone. Ukize abatifitiye icyizere, ukize abataye icyizere cy'abantu banyuranye, bumva nta muntu babwira ibyabo kuko bamenewe amabanga, ubakirisha impuhwe zawe Nyagasani. Ukize kandi ibyo bikomera ingaruka zo kutisanzura ku babyeyi bitewe n'umubano utaragenze neza. Uyu munsi ubibutse ko ari abana imbere y'ababyeyi, ubatoze kongera kubona ibyiza n'isano basangiye n'abo bafitanye ibibazo. Ubunge Nyagasani, ugiriye ikuzo ryawe. Abadafite amahoro uyabahe, abahangayitse ubahumurize, abagiye kure yawe ubigarurire. Usanga batakaje ukwemera, abo batari bagisenga, ubaha imbaraga yo kugukunda no kugukomeraho. Bibuke ko nta handi ubuzima bushakirwa, bibuke ko nta handi amahoro aturuka uretse kuri wowe, bibuke ko nta handi ibyishimo bivomwa uretse muri wowe. Abahungiye mu nzoga, mu tubyiniro n'ibindi bibi, ubigarure Nyagasani. Emera uyu mugisha Nyagasani ugere kuri buri wese.
buri wese akubone, umuhindurire amateka, umugisha wawe utugereho, ugere mu miryango yacu twasize inyuma, ugere ku babyeyi bacu, ugere ku bana bacu, ugere mu baturanyi bacu, uwo mugisha ugere mu kazi kacu, ugere mu byo twerekezaho amaboko umunsi ku wundi, uduhe kubaho dushyigikiwe n'impuhwe zawe. Wakoze Nyagasani kuko watwumvise, wakoze kuko watwakiriye, wakoze kuko utubereye Imana. Habwa amashyi n'impundu z'urufaya Nyagasani, ushobora byose Nyagasani, ni wowe utanga ihumure ryuzuye Nyagasani, ni wowe uduha gufata ibyemezo bishyitse byo kugukomeraho, ni wowe uduha kukubera abahamya, ni wowe uduhaye gutandukana n'ikibi, ni wowe uduhaye kukugira inkoramutima no kugutura ibyacu byose. Shimirwa Nyagasani Yezu, shimirwa ubuntu tugiriye, shimirwa kuko udukunda, shimirwa kuko watwumvise, shimirwa ineza yawe. Urakoze Yesu. Niyo mpamvu mu buryo bwo kugushima turazirikana ko tugira ubwo buntu, tujye gushimira tukunamira. Shimirwa Nyagasani. Nitwunamire isakramento ritagatifu, isezerano ry'abakera ryacaga amarenganirikurwe n'irishya, ukwemera kuje kuturangiriza ibinanirwa n'ubujiji bwacu. Data bana mwana nibasingizwe, nibashimwe, nibogezwe hose, nibatinywe bayobokwe n'ubakomokaho, nasingizwe nawe nk'abo bombi. Waduhaye umugati wo mu ijuru, ufite uburyohe bwose. dusabe. Nyagasani Yezu Kristo, wowe wadusigiye urwibutso rwarebwa mu isakramento ry'agatangaza, turakwinginze uduhe kubaha amayobera matagatifu y'umubiri n'amaraso byawe, bitume twiyumva mu udahwema imbuto dukesha ubucunguzi bwawe. Wowe ubana n'Imana Data mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Niyasingizwe Imana, niyasingizwe izina ryayo ritagatifu, niyasingizwe Yezu Kristo Imana rwose n'umuntu rwose, niyasingizwe Yezu Kristo Imana rwose n'umuntu rwose, niyasingizwe izina rya Yezu, niyasingizwe izina rya Yezu, niyasingizwe umutima we mutagatifu, niyasingizwe umutima we mutagatifu, niyasingizwe amaraso ye matagatifu rwose, niyasingizwe amaraso ye niyasingizwe Yezu Kristo mu isakramento ritagatifu ry'Ukarisitiya, niyasingizwe Yezu Kristo mu isakramento ritagatifu, niyasingizwe Roho Mutagatifu Muhoza, niyasingizwe Roho Mutagatifu Muhoza, niyasingizwe umubyeyi w'icyubahiro w'Imana Bikira Mariya Mutagatifu, niyasingizwe umubyeyi w'icyubahiro w'Imana Bikira Mariya Mutagatifu, niyasingizwe ubutasamanwe icyaha bwe butagatifu, niyasingizwe ubutasamanwe icyaha bwe butagatifu, niyasingizwe ijyanwa ryo mu ijuru ryamwimakaje, niyasingizwe ijyanwa ryo mu ijuru ryamwimakaje, niyasingizwe izina rya Mariya umubikira n'umubyeyi,
Nasingizwe izina rya Mariya umubikira n'umubyeyi. Nasingizwe Yosefu mutagatifu umugabo we udahinyuka. Nasingizwe Yosefu mutagatifu umugabo udahinyuka. Nasingizwe Imana mu bamarayika no mu batagatifu bayo. Nasingizwe Imana mu bamarayika no mu batagatifu bayo.